Ubu twaje gusura abaturage bacu bo muri Kanyabayonga kugira ngo dukomeze gushimangira amahoro bamaze kugeraho babanje kuyaharanira, kandi turebere hamwe imishinga y'iterambere tuzafatanya nabo gushyira mu bikorwa. Twaje no gusuzuma aho ibikorwa by'iterambere bigeze, birimo imihanda yo mu mujyi wa Kanyabayonga, inyubako zubatswe, amasoko agenewe abahinzi b'inanasi, imishinga yo kugeza amazi meza ku baturage, ndetse no gukomeza gushimangira ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya Ebola. Iyi ni gahunda y'uruzinduko rugamije kwegera abaturage no kugenzura uburyo abayobozi babayobora bakora inshingano zabo, uko bafatanya n'abaturage, ndetse n'uko abaturage bashyigikiye icyerekezo cy'umuryango wacu. Iyo niyo ntego nyamukuru y'uruzinduko rwacu. Abaturage batugaragarije ko bifuza ko serivisi z'ibanze zakongerwa imbaraga, cyane cyane ikibazo cy'amazi. Muri iki gihe cy'izuba bafite ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi meza yo kunywa. Ubuyobozi bukuru bwampaye inshingano zo kuza kureba icyo kibazo no gushaka ibisubizo bifatika byatuma abaturage ba Kanyabayonga babona amazi meza ahagije. Banagaragaje ikibazo cy'ikiraro cya Kando cyangiritse. Babona ibikorwa turimo gukora ahandi nk'ikiraro cya Ruanguba, icya Nyanga, icya Minova, ndetse n'imirimo yo kubaka no gusana umuhanda wa Bukavu Kamanyola. Natwe rero tugomba kwihutira gusana icyo kiraro kuko ari ingenzi cyane. Abaturage bo muri Miriki, Ruofu n'ahandi banyuza ibiribwa banyuze kuri icyo kiraro berekeza Kanyabayonga, ndetse bakomeza kugera i Goma. Ni ikiraro gifite akamaro gakomeye mu bukungu no mu bwikorezi. Banagaragaje kandi ikibazo cy'amashanyarazi. Sitasiyo yabo itanga amashanyarazi ifite ibibazo bikomeye bya tekinike, bityo ikeneye gusanwa vuba kugira ngo amashanyarazi yongere gukora neza. Ibyo bizafasha motopompe kuvoma amazi no kuyageza ku baturage ba Kamanyola. Hari abajyaga bakwirakwiza ibihuha ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko tugiye kuva hano, ariko se ubu bimeze biti? Turacyahari kandi ntabwo tugiye kugenda. Nabahumurije ko tutaje kugenda, ahubwo twaje gukomeza gushimangira amahoro bafite, kuko amahoro n'umutekano ari umutungo w'agaciro gakomeye. Ikindi kandi twaje kubafasha gukomeza inzira y'iterambere kugira ngo bishakemo ibisubizo, banateze imbere abo baturage ndetse banazamura ubukungu bwabo. Nta gahunda yo kuva hano ihari. N'abasobanuriye ko rimwe na rimwe ingabo zishobora gusubira inyuma gato mu rwego rw'amayeri ya gisirikare kugira ngo zizongere zisubire imbere zifite inyungu nyinshi kurushaho. Ibyo nta sano bifitanye n'ibihuha cyangwa amakuru ayobya akwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga. Murakoze. Reka ngusuze cyane wowe ukurikira The Quick Times News, kanizere ko umeze neza cyane. Uwo murebaho utugejeje ijambo ryose bamwita Benjamin Mbonimpa. Abantu mukurikira ibya politika ari muri Kongo muramuzi, ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yari yajyanye n'intumwa za AFCM 23. ngo Benjamin Mbonimpa ni umunyamabanga uhoraho w'umutwe wa AFCM 23
kugira ngo tunabijyane neza, aho yakoze uruzinduko mu gace ka Kanyabayonga. Muri uru ruzinduko izi ntumwa zagiye zigirana ibiganiro n'abaturage, aho hibanzwe ku bijyanye n'umutekano, imiyoborere ndetse n'imishinga yo gusana ibikorwa remezo by'ibanze. Abaturage bo muri aka gace bagiye bagaragaza ko babona hari impinduka z'umutekano, mu gihe AFC M23 yo yatangaje ko ifite gahunda yo gushyiraho komisiyo z'abatekinisiye ziziga ku buryo hasanwa inyubako ndetse n'ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye. Nk'uko byatangajwe na AFC M23, intumwa za AFC M23 ziri mu rugendo rwo gusura ibice zita ko cyangwa se zabohoye. Ni ibice AFC M23 yagiye ifata, none ku munsi w'ejo hashize zari zageze aho bita Kanyabayonga. Ni muri aka gace gafite amateka yihariye mu bibazo by'umutekano bimaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tsinda ryari riyobowe na Benjamin Mbonimpa, nk'uko nabikubwiye, ni umunyamabanga uhoraho wa AFC M23, aho ryaganiriye n'abaturage ndetse n'abahagarariye inzego z'ibanze. Mu biganiro byabaye hagiye hibandwa ku bibazo abaturage bahura nabyo ndetse n'uburyo bwo guteza imbere imibereho yabo nyuma y'imyaka myinshi hariya n'ubundi hari amakimbirane ndetse n'umutekano muke muri kariya gace. Abaturage bo bagiye bagaragaza ko bashimira ubuyobozi bwa AFC M23, bavuga ko n'ubundi bwakoze ibikorwa bikomeye cyane byo kugarura umutekano muri aka gace, cyane ko bavuga ko kugeza kuri ubu umutekano ugenda neza ugereranyije n'ibindi bihe batari bafite ubafatira runini ndetse unabarindira umutekano hari muri kariya gace. Bavuga ko kuva AFC M23 yakaba aka gace n'ubundi amahoro yagiye agaruka, ariko kandi ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi ni rusange ko gikomeje kuba ingorabahizi, aho imiryango mpuzamahanga ikomeje gusaba ko habaho ibiganiro n'ibisubizo bya politiki kugira ngo amahoro arambye aboneke. Ibyo twagiye tubikugarukira hano kuri The Quick Times News, na nizera niba ukurikira The Quick Times News aya makuru yo ugenda uyabona 5/5. Mu gihe cy'uruzinduko abaturage bo muri Kanyabayonga bavuze ko ikibazo cy'umutekano ari kimwe mu by'ingenzi byari bikenewe gukemurwa. Bavuga ko igihe umutekano wiyongereye bituma abaturage bashobora kongera gukora ibikorwa byabo bya buri munsi, binatuma habaho ubuzima bwiza bwo bikorwa byabo hariya muri turiya duce, n'ubuhinzi, ubucuruzi ndetse n'izindi gahunda z'ubuzima busanzwe. Urumva nubwo haba hari ubuhinzi n'ubworozi, ariko n'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa bishobora kuba byazamura iterambere ry'abaturage, bikongera bigakorwa neza iyo umutekano hari, ibintu biba bigenda neza. AFC M23 yo yatangaje ko intego yayo ari ugukomeza gushyiraho uburyo bwo kuyobora no gutanga serivisi mu bice iyoboye cyangwa se yamaze kubifata, ariko ibintu byo mu burasirazuba bwa Kongo biracyakurikiranwa cyane n'abahanga, kubera ko amakimbirane hagati y'impande zitandukanye ziba zirirwana hariya akomeje guteza impungenge n'umutekano muke ku baturage. N'ubundi muri uru ruzinduko AFC M23 yakomeje itangaza ko igiye gushyiraho amakomisiyo y'abatekinisiye azasuzuma ibikenewe mu gusana no kubaka ibikorwa remezo by'ibanze. Muri ibikorwa remezo byagiye bitangazwa ko bizashyirwamo imbaraga harimo kubaka no gusana amashuri, cyo kiri mu byaganiriweho ndetse kiri mu byihutirwa kugira ngo abana basubire ku ishuri babone uburezi bufite ireme ndetse binabafashe mu kuba batera imbere. Nyine murabyumva, hari amashuri, hari guteza imbere ibitaro n'ibigo nderabuzima. Mpamya ko n'ubundi cyari kimwe mu bintu byihutirwa iyo ahantu hafashwe nk'uku, kandi ikindi ukavuga ko
n'ubundi abaturage bari muri ibi bihe bigoranye by'umutekano muke baba bakenewe n'ubundi ubuvuzi, kuko haba hari byinshi bishobora kuba byagira uburyo bihungabanya ubuzima bw'abaturage. So aba bikenewe rero ko haba n'ibigo nderabuzima bikongera bigasanwa ndetse n'ibitaro. Hari ugusana imihanda, ikintu cy'ikirihutirwa kuko imigenderanire n'utundi duce nabo bikenewe cyane, ndetse no guteza imbere amasoko rusange. Iyi gahunda nk'uko AFC 23 yakomeje ibitangaza igamije gufasha abaturage kubona serivisi z'ibanze ndetse no kuzamura imibereho yabo. Mu bice byinshi by'uburasirazuba bwa Kongo ibikorwa remezo byarangiritse ndetse mu buryo buhangayikishije. Navuga ngo ni na kimwe mu bibazo byakomeje kubangamira abaturage, kuko n'ibikorwa remezo byarangiritse ni ikintu gikomeye cyane cyabuza n'ubundi urujya n'uruza rw'abantu ndetse no kuba bakomeza guhahiranira mu buryo butandukanye. Uru ruzinduko rwa AFC 23 rubaye mu gihe ibiganiro by'amahoro ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo bikomeje gukurikiranwa n'abaturage ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Ku ruhande rumwe AFC 23 ikomeje kuvuga ko ibikorwa byayo bigamije guhindura imiyoborere n'imibereho y'abaturage bo mu bice igenzura. Yo ivuga ko ishaka ko abaturage bari mu duce igenzura bagomba kubaho neza, kandi koko iyo urebye ibikorwa byabo ubona ko bifavoriza imibereho myiza y'abaturage, uburyo babaho, uburyo bakemura ibibazo byabo. Ubona ko n'abaturage bari muri utu duce AFC 23 bamaze gufata, ubona ko nta kibazo baba bafite. Bavuga ko AFC 23 imaze kuba ibagarura umutekano, ibintu bimeze neza. Ku rundi ruhande Leta ya Kongo n'abandi bafatanyabikorwa bayo bakomeje kugaragaza impungenge ku bijyanye n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro mu gihugu, cyane ko bavuga ko na AFC 23 ari umutwe witwaje intwaro. Rero bo bashaka ko iyi mitwe yose igenda ikabavira hariya, n'ubundi igihugu kikaba kiyobowe neza cyane nta yindi mitwe ihari. Nuko bimeze rero, nuko bimeze. Reka ngushimire cyane wowe ukurikira The Quick Times News, sereko umeze neza cyane. Ubwo turakomeza tugukurikiranire ko ibintu bimeze. Se AFC 23 irakomeza gushyiramo imbaraga ndetse n'abaturage bakomeze kubaho neza. Ibyo nibyo tugukurikirana no kuri The Quick Times News, ubone ibintu byose bikagenda neza. Komeza kugira ibihe byiza. Ngiye wumvaga yari Ivan Luck.